Rwanda ingoma yawe yogere hose ore n'Imana bagwiza ibyiza rugira mana y'u Rwanda mana y'u Rwanda ingoma yawe hose ore n'Imana bagwiza ibyiza rugira seka gasani cy'u Rwanda rusekere rugubwe neza rusendereze mw'amahoro n'amahe rutsindira ubukenya n'ubugingo buke mana y'u Rwanda ingoma yawe yogere hose ore n'Imana bagwiza ibyiza turangiza yego baravuze ngo muruhamagare bivuga mu ruhukiro nkane navuze ngo abantu bose bagira umwete kwinjira muri ubwo buruhukiro wamugane muri Bibiliya ngo bazashaka kwinjiramo benshi bazashaka kwinjiramo asanga bitagishobora batakibishobora urabona ubundi iri n'ihuzanzira ry'ibyanyuze muri siyanse ibyanyuze mu iyobokamana kuko byose byari bigendere kugira ngo ibyabaye inshoberamahanga nibisubira mu rugori cyangwa mu mana y'inkuba cyangwa mu nkuba y'Imana ari nayo tubona ngo Mose ngo yamurikirwaga ngo n'imirasire ivuye ku izanywe n'inkuba abenshi abisirayeli bakihinda bati iyo mana agenda iba ari wowe isobanura ibyo izagusobanura tuzabigenderamo ntacyo tuzangana kandi yamubwiye ko ari Imana ikongora nk'umuriro ari Imana y'inkuba koko we niko yamubwiraga ni nayo mpamvu mu ruhamagaro iyo bivuze ngo ari 159 kugira ngo ubone 200 wongeraho kangahe ubwo ni 41 41 nibyo bivuga ijambo amagara bivuga jambo bivuga bikara mu Misiri nibyo byitwaga giza piramide ya giza ubwo rero ubwo buruhukiro ababashije kujya kubishishura muri Egiputa batabonye bagomba kububonera aho abanyegiputa bavugaga ngo niziri niri ni imizi yacu iraho soruse ya niri iri ubwo rero bagomba kuba ariho bazabonera ikiswe uburuhukiro ariho hiswe mu ruhamagariro rero nyine ubwo nibyo twavugaga yego nyine Rugwizakurinda mbere yo kwambara umubiri yego akaza muri ino si yego yaza muri isi akara umwami akarengera yavuze ngo ndi Rugwizakurinda warinze inganzo bene irage bene Imana yego buriya cyagiye yemera akabatizwa yemera kuvuga ibyo akemera ibyo abazungu bamubwiraga bimuvana mu Mana kamerano agaho Rwanda Imana karemano yego yari kubatanze gakondo bene Imana bene irage rwose yemeye kwizira yemera gucibwa ishyanga ariko abati ndi Rugwizakurinda warinze inganzo bene irage bene Imana kawo umutwaro w'umuriro mu mucyo w'inkuba yego rwose kuko ndeba mwibare banga ryabangiye mu mabanga yo mwibuye rya Gahima kabo muhuza amabanga yose ni nayo mpamvu bemeye kutwitiza mu ruhanga rwacu barusize umuvumo ari naho batubwiraga ngo tuvukane icyaha cy'inkomoko yego ariko iyo dusubiye noneho mu nama ya Rugwizakurinda rwa Mutanesha warinze gakondo ya bene irage bene Imana ubwo tuba dutangiye ikintu cyitwa kuvumurwa aribyo bise mu yandi magambo kuvunyisha no kuvumurwa bihwanye n'umubare 145 twavuze ko muri ndasano turacyari mu mwinjizo yego turabona ko kuvunyisha no kuvumurwa bihwana n'uburyo yavuze ko zabavumurira nk'umunyarwanda wese ubatijwe avumye uzabatizwa avumye ariko akazabavumurira mwivunyishwa
mwivugishwa ari nabyo bivuga iyo bivuze 145 mu mibare y'ubwiru cyangwa y'isanzure ariyo yitwa zuba. Buriya imibare bivuga zuba, imibare bivuga rwamba. Noneho umubare nibyo bivuga umwami cyangwa kuganza cyangwa ubwiza. 78. Birumvikana rwose. Nyine uko yavuze ati mbere uko nza muri nosi ubwo yabwiraga Rugwizakurinda ko yahize ati ko nzabagarura mu rugori mu ruhamagariro rw'ingoma zose, mu ngoma ya Sera izacecesha amahanga yose, mu ngoma ya Rwoga izoga amahanga hejuru, no mu ngoma ya Karinga izaringaringa amahanga yose. Aho niho naringarutse rero iyo ubonye umubare 145 nibyo bivuga inganzo y'Imana. Wakongeraho 145 kugira ngo ubone 200 n'ukongeraho kangahe? 145 kugira ngo ubone 200 ni 5 5 nibyo bivuga ibanze, indagu, roho cyangwa horo. Azagarura mwibanze mu Rwanda rw'Akamonyi niho bazanyura, bakongera gusubira mu Mana rurema muri Gihanga rurema, bagahweza noneho uwitwa horo niyo gituma uzajya ubona ngo aba bavukiye ku gasozi ka Buhoro ngo k'ibuhoro hakazaho Buhoro cyangwa Buroho. Iteka Buhoro ijyana naho umwami Yuhi yatuye. Yego rwose. Umva ko umwami w'umuriro ijyana na Buhoro. Niwe wo gukiranuka rero, niwe ugenga roho. Ubundi jambo roho niyo bita horo. Horo, roho, indagu, uyu munsi nibyo kwita gahunda rero. Gahunda nibyo bihwanye n'umubare 55. Wakongeraho 145 bivuga inganzo y'Imana. Ubwo nibyo byanambaye na wa mubiri witwaga Nyirabiyoro 145. Niyo ndabarasaza kumenya impamvu ko inganzo y'Imana yari igarutse ku ngoma ye akumva impanuro ze, ntabwo tuba twarageze igihe dutegururwa ubugome mu ibuko, ahubwo tuba twarabaye noneho abahora mu rumuri by'iteka ryose. Uyu munsi rero turasabwa noneho kongera kumurikirwa na Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa wahishe inganzo ya roho y'Imana mwibanze kamerano. Niyo mpamvu nyine yego kugira ngo twongere noneho dusubirane icyitwa kuba mu buruhukiro, ariho hazingiwe ibanga mu ruhamagaro rw'ingoma zose, iya Sera, iya Rwoga n'iya Karinga. Aho urabona rero ko muri Ntunganji nako muri Ntundasano yego umurongo wa 3 ukurikiye nguwo yuko umuhamagaro w'ingoma zose ava ngo nyumva kandi nyumvira mwana wanjye Nkubitoyimanzi. Yego. Uzambikiriza impanuro izi turi kuvuga z'ubwiru. Yego. Mwibanze ry'abakene. Yego. Wo kwamureba kure bazakenerwa mu bihe by'amagi ya Ngirente. Yego rwose. Twaya tubona mu mpanuro za Nyirabiyoro ngo mu gihe cy'amagi ya Ngirente. Yego rwose. Mu gihe abantu bazabuze ko bagira, ariko nta nuzi niba binajyanye n'ingoma yenda minisitiri w'intebe uriho iki gihe muri 2023. Kigaragara niba ari ubuhururane bari ikizimbizi, ariko ngo nyuma kandi nyumvira mwana wanjye Nkubitoyimanzi uzambikiriza impanuro z'ubwiru bw'ibanze ry'abakene bo mwamureba kure bazakenerwa mu bihe by'amagi ya Ngirente. Yego rwose. Mu gihe intiti zizaba zititizwa n'ifuhe ry'igitambo mu bitambo byejejwe n'ingabe ya gisa mu nganje. Yego rwose. Ngo intiti ubwo turibaza niba ari intiti muri iki gihe ziri gutitizwa n'ifuhe ry'igitambo mu bitambo byejejwe n'ingabe ya gisa mu nganje. Mu nganje ya Nyampeke. Ariko mu mizi y'agakoma ka Kibamba. Yego rwose. Kaho mu mizi nganji y'intanga mpuruza nganje mu nganzo ya Nyampeke yo mwa mudasobwa. Yego rwose. Wa Ntampaka. Yego. Urumva ko n'ubundi mudasobwa wa Ntampaka arazamo. Yego rwose. Ariko mudasobwa wa Ntampaka ubyara Nyampeke. Yego rwose. Inyaga kitirwa Nyampeke. Yego. Bizamo n'akanyamugira kagira amata mu nkongoro nk'uko impeke igira amata muri yo. Yego rwose.
noneho rero aha ngaho niho muri iyo mizi niho hagomba guturukaho ibyo bibikwa ibyo irage ryabitswe rikazwa no kwa bamureba kure ngo ari byawo urumva ko bose nabo kwa mudasobwa nabo kwa mureba kure kandi mureba kure mudasobwa uzi ko bavindimwe yego rwose ariko Kanyamugira mwene mudasobwa yaje kuba umuhungu wa mureba kure ubwo yazagaho yego niyo mpamvu bari kuvuga ngo kandi ngo nyumvira mwana wanjye Nkubitoyimanzi uzambikiriza impanuro z'ubwira w'ibanze w'abakene mwamureba kure ubona ko izi ziratugeraho ari se bitegerezo bya gatatu bitanze kwa mureba kure yego uzakenerwa mu bihe by'amagi ya ngirente yego mu gihe kindi zizazititirizwa n'ifuhe ry'igitambo mu bitambo byejwe n'ingabe ya gisa mu nganji iyo ngabe ya gisa mu nganji iyo dukurikiranye dusanga ko makuru nyampeke yego rwose n'ubundi akaba ari mu mizi y'agakoma ka Kibamba yego rwose kaho mu mizi y'intangampuruza yego intangamurwe ntanga nyine yego mu nganzo ya nyampeke yo mwa mudasobwa wa Ntampaka yego ariko sinigituma hazamo Ntampaka yego kuko tuzi ko mudasobwa ari uwa Kibogo ahubwo mudasobwa uzaza nyuma wa kabiri wo ku ngoma ya Gihanga niwe mwene Ntampaka yego sinibwira ko Ntampaka sinzi niba hano Ntampaka hari ijambo Ntampaka ubundi mu bwiru byavugaga kwibuka kwibuka nibyo egare Ntampaka nibyo egare bivuga indasano niba kuvuga ngo jyewe nawe tuva indimwe niba dusangiye ubunyarwanda ubwo icyo ntabwo turi bukigeho impaka mudasobwa wa Ntampaka indasano y'uko abanyarwanda twese turi bene kanyarwanda icyo nta mpaka tukijyaho ibyo kirazwi nta mpaka ni ukuvuga ngo nta mpaka bivuga iyo tugiye mu mateka kwibuka icyo tugihura tuvuga ngo twese nta mpaka turacyumvikanaho kimwe nta mpaka nicyo gituma bakubwira ngo Ndiga yabyawe na Serwega yabyawe na Gahutu abyarwa na Serwega abyarwa na Mututsi abyarwa na Sherezi ibyo nta mpaka rero nta mpaka tubigibwaho nibyo byitwa indasano ni ukuvuga ngo indasano cyangwa indasano iyo twongeye kumurikirwa dusanga twese tuva indimwe nta mpaka ntawe ubijyaho impaka nicyo gituma mu bisigo byavuzwe ngo impaka nizi impaka nizi cyangwa impakanizi impaka rero zimarwa no gusubira mu rumuri rw'ibisekuru tukagenda twese tukibona turi muri muhuzasibo witwa ndi umunyarwanda wa Kanyarwanda ka Gihanga tugataha noneho kwa Shyerezo nta mpaka rero buriya rero twajya twibaza icyo bita hipoteze avuga ngo hipoteze buriya ni impakanizi ibyo ni ibindi bantu bazabivuga noneho icyo twivugiraga nuko nanizanyaga akantu gusa kuko nagatindaho tuvuga ngo mudasobwa nta mpaka ubwo tubivugira mudasobwa muri iyo nyine muri murongo wa kabiri twavuga ngo mu mizi y'agakoma ka Kibamba kaho mu mizi ya nganji y'intangampuruza mu nganzo ya nyampeke wo mwa mudasobwa ngo ngurwo uruyundo rwayundiye bene irage bene Imana mu rumuri muzi rwa bene ganza na birari bizarangira bene irage bene Imana inzira yo kwisazura mu kuri mwanganze uretse gatoya aha tubonye iby'agakoma ka Kibamba ho mu mizi nganje ya nyampeke ahari intangampuruza mu nganji y'intangampuruza impuruza nganje mu nganzo ya nyampeke uwo mwa mudasobwa wa Ntampaka ngo twatubivuze ngo ngurwo uruyundo urumva ko uruyundo rurahuzwa n'iyo ntangampuruza y'Irwentanga ngo ngurwo uruyundo rwayundiye bene irage bene Imana mu rumuri muzi rwa bene ganza na birari aha urumva ko hariya tuba Rwentanga banatubwira ko ni mu ntangampuruza yo mu nganzo ya nyampeke wa mudasobwa ngo hakaba ari rwo ruyundo
rwayundiye bene yagiye n'Imana. Uruyundo ni intanga. yego Ni intanga iyo mwanyampeke ikaba ari uruyundo ruzarandagatana rukaza rugahinduka iki, rugahindukira bene yagiye n'Imana. Uruyundo muruza arwo rumuri muzi. yego rwose urumuri rwo mu muzi wa nyampeke nyine. yego rwa bene ganza na birari. yego rwose bene ganza na birari, ganza mena ganza na birari, bizarangira bene yagiye n'Imana inzira yo kwisazurira mu kuri. yego ukuri kuwe ko mu nganzo y'akabahungu no mu nganzo y'akabakobwa, iyo mu micyambo yangabwe yagabiwe mureba kure, aho turahazi two kw'abahungu no kw'abakobwa. Uvuga ngo iby'urwo ruyundo yego rwo mu mizi ya nyampeke, yego uvuga ngo ni urukiryi rwo muri nyampeke. yego mu yandi magambo hari ubwiru bwabitsweho bita k'abakobwa uyu munsi bita nyarunazi cyangwa nyaruzi, rukomora ubwo bwiru bukomoka mu ruyundo rwayundiwe nyampeke. yego rwose rukaba ari uruyundo ruvuga intanga, kandi iyo ntanga ni iy'abahungu n'iy'abakobwa. yego byazanywe aho ngaho, yego byigaragarije aho ngaho kuko abahungu n'ukw'abakobwa. yego ariho tuba tuvuze ko ari mu ruyundo uruyundo rwayundiye bene yagiye bene Imana mu rumuri muzi rwa bene ganza na birari. kandi tuzi ko ganza na birari bahuzwa n'ihamyantego bijyaho kuko abahungu n'ukw'abakobwa aho ngaho ku mucyamahanga bwe. yego yego ubwo rero kuko abahungu n'ukw'abakobwa n'ububyaza bikunze kwisazurira mu kuri, ni abahungu n'abakobwa bisazurira mu kuri. ariko bigashoboka iyo habaye ihamyantego. ihamyantego se si umwambo umwe waguye he? umwe waguye kuko abakobwa, undi ubasha kuraswa guhamya intego uvuye kuko abahungu ujya mu kibonano aho Gihanga yari yashinze urukiramende. urumva ko mu mizi ya nyampeke muri urwo ruyundo rwayundiwe bene yagiye bene Imana mu nganzo y'akabakobwa n'akabahungu, aho Gihanga birari, Gihanga mena ganza na birari bahamije intego byimukiye aho ngaho mu ruhamagariro rw'ingoma zose. ni uruyundo rw'abahungu n'abakobwa. ni ukuvuga ngo abahungu n'abakobwa bahamije intego yego bazisazura mu kuri nka mena ganza na birari. yego rwose bazahita bamurikirwa n'imbaraga n'urumuri muzi. n'urumuri muzi rwamurikiye birari agahamya intego, rukamurikira ganza ari uyu munsi twita Gihanga agahamya intego. uyu munsi wa noneho abo nibo bazongera kwitorora, bajye biyumvamo ijambo ndi umunyarwanda, noneho bacirwe bamurikirwe n'urumuri rubereka rya rembo rifunganye ryo muri ndi umunyarwanda. ubwo turavuga ko nyine ibyo mu rumuri muzi, yego uruyanye n'iby'Imana kamera niho twameze mu muzi ugereranywa na nyampeke. abamurikirwa n'urumuri muzi nibo bazataha mu rugo rw'abami. yego rwose nibo bazagira mu rugo rw'abami, noneho muri wa rugo rw'abami bakabangurirwa amabanga yose yahishwe uhereye kuremwa kw'isi. ariko ibyo bizasaba ko bahamya mu ntego nka birari na menaganza bahamya intego yo kumenya ukuri no kugushakisha, bakamurikirwa nako ko mu muzi. muri ubwo buryo ibyo twabonye byose byo mu rugore rw'abami yego bazaba bamurikiwe noneho n'urumuri ruturuka mu nkuba. yego rwose uzabona urumuri muzi akagira mu rumuri muzi rw'Imana kamera n'irage ry'ibanze mu Rwanda, yego uzarwakira azagira ku musozi ku ruhamagariro rw'ingoma zose, azagira kuri ngabwe, noneho azamurikirwa n'urumuri rw'inkuba. yego rwose ruhurira urumuri rw'inkuba rurasira mu gihorihori, urwo mu muzi ruva mu birenge rukazamuka hose rugahurira mu mutima n'urw'inkuba. ubwo umuntu azaba yimye mutima, azaba yimye agomba gushyira irungu. yego rwose randevu ni mwimana mushyira irungu. aho niyo bavuga ngo amasezerano mu kadomo azajya kuyungurana, aribyo mu kadomo bivuga mu manza. ni nko kuvuga ngo uzajya ubanza unyure
mu rubanza rugaragaza ko koko wemera kwitororera guhamya intego nka menaganza na birari ubone gukomorerwa amabare yose yahishwe mu rugori yahishwe noneho ubone kwibona mu ruhamagaro bivuga gukomorerwa uburuhukiro uburuhukiro benshi isi yose ibuze atari uko ibuze ibya gihanga bintu itabuze ibintu by'ibigaragara ahubwo uburuhukiro muri ibyo bintu nibwo umuntu wese azamenya ati koko icyo naburaga ni uburuhukiro naho ibyo kurya ibyo kunywa amazi ibishoboka byose bigaragara ndabifite ariko icyo naburaga ni uburuhukiro bwo mu mutima ngicyo rero icyo imana kamerano izarusha imana karemano ngaho aho tuzavumurirwa noneho burundu by'iteka ryose nyine nibwo yakomeje avuga rero ati umva mwana wanjye Nkubitoyimanzi yego abone nko mu paragrafu ya 3 ati uri imena yego izamenagura ababisha batindi barwitije utaretse n'imbata zabo zo mu kirambi yego umwanzi wo mu kirambi nyine ubwo dore imbaraga zahishwe mu nzira z'ubwiru bw'ingabe ziraje mu gihe ingabe mu ngabo yego izaba zigeze mu bwatsi bwa Tebabagwe mu ngabo yego aho ngaho muri ibyo birere bya gikoba kigomba gukobanya amahugu n'abazanye amahugu hano urumva ko ikintu kigaragara aha yego urumva aya ni amagambo y'ubuhanuzi butari buri kure Nkubitoyimanzi yahawe na se Rugwizakurinda yego ubwo agomba kuba mu gihe cyagiye musanga za Kamembe yego n'imbere kuko ubundi yagiye Kamembe ababirigi badashaka bavuga yuko ngo umuntu wese uzajya gusura mu Rugwizakurinda cyangwa Musinga i Kamembe bazamumerera nabi noneho Nkubitoyimanzi warareba ati ntabwo bishoboka nagiye kuba nabuzwa kujya kureba data akiriho agihumeka ababirigi bazankoresha uko bashaka ariko nzajya kureba data aho bamucira i Kamembe urumva ko wamwumva mwana wanjye Nkubitoyimanzi uri imena izamenagura ababisha batindi barwiteje uretse n'imbata zabo zo mu kirambi urabika ko n'imbata zo mu kirambi unabyibuka ko wakuye agasongero ku nzu ye kugira ngo Rugwizakurinda bamwirukane burundu ari Kayitaba yego Kayitaba ukoma kuri Mutijima wa Gahindiro n'umuhindiro urumva ko n'umwanzi wo mu kirambi n'umuhindiro mugenzi we wa nka Musinga yego ati dore imbaraga zahishwe mu nzira z'ubwiru bw'ingabe umva ikintu yamubwiye yamuhanuriye tuvuge ko ari muri 33 40 yego yahanurira ati mwana wanjye nawe ati ntugire ubwoba Rudahigwa cyangwa se Nkubitoyimanzi arati dore imbaraga zahishwe mu nzira z'ubwiru bw'ingabe ati ziraje niyo ngo ihangane mbese ntugire ubwoba ati dore ziraje ngo mu gihe ingabe mu ngabo zizaba zigeze mu bwatsi bwa Tebabagwe mu ngabo urumva ko hariya tuzi hafi ya za Nyampeke hari Tebabagwe bitazatabagwe hari za Matimba kandi twabonye ko Tebabagwe ari mwene nde hari abana ngira ngo bavinda imwe na mwene mudasobwa nabo nabuzukuru mbese ba Kibogo nk'uko Nyampeke ari umwuzukuru wa Kibogo yego kimwe na Matimba kariya karere ni akabuzukuru ba Kibogo yego bahitiriwe kandi bose bari mu nganji z'ubwiru yego rwose noneho aramubwira ahanura ibi ngibi nyine nk'uko Gihanga niyo rero abivuze araga ingoma Gahima araga n'inkota ya Menge Nyirarucyaba amubwira ati Tebabagwe amubwira iby'ingaji ya Nyampeke ibi nibyo uyu Musinga asubiyemo abwira umuhungu we Rudahigwa we nyine yita Nkubitoyimanzi ati mwana wanjye uretse turi imena izamenagura ababisha batindi barwitije utaretse n'imbata zabo zo mu kirambi dore imbaraga zahishwe amubwira za mbaraga zavuze ku ngoma ya Gihanga amubwira ko ubuziye gusohora ni nkaho nanone iyo Musinga ari kuvuga nka Gihanga kwa kundi yabwiraga Gahima Gahima na Nyirarucyaba ati dore imbaraga zahishwe mu nzira z'ubwiru bw'ingabe ziraje mu gihe ingabe mu ngabo zizaba zigeze mu bwatsi bwa Tebabagwe mu ngabo hari Tabagwe
ubwo niho hazana za gikoba hariya. ni nayo mpamvu hagombaga ufite izina rya bazina w'ingabe mu ngabo. Yego nyine bo bavuga. Yego. Bazina w'ingabe mu ngabo 3 yo bakiraga inzira. Yego, kandi bakaba barabibonaga hafi mu gihe twebwe byacaga imyaka n'imyaniko. Yumva se. Ngo iyo niyo nsiriri. Yego. Ye bazagize tabagwe. Yego. Mu ngabo ngo iyo niyo nsiriri. Yego. Ntsinzi yo gutsinda no gutsiratiza mu ngwe n'urubyaro rwe. Yego rwose. Nuvuga ngo nigire ibimanuka bya gatatu bishe. Yego. Ngo bazatsindwa ni burundu na rugira gatatu. Yego rwose. Banza umbwire. Yego. Hari ugutsindwa no gutsindwa burundu. Yego. Ngo bazatsindwa burundu na rugira gatatu. Nuvuga ngo igihe gatatu kataraboneka. Bazaba ibigina nibatazi ibigina bene mu ngwe bose n'urubyaro rwabo bazaba bataratsindwa burundu, ariko ngo bazatsindwa burundu na rugira gatatu. Yego. Ubu hari ibyo twabonye yenda Rudahigwa atabonye ko byaje nyuma ye gato. Ariko twe twabibonye mu gihe cy'ingabe mu ngabo zigize tebabagwe na Matimba na Gibako Gikoba. Yego. ngo bene mu ngo zatsindwa burundu ku nshuro ya gatatu na rugira gatatu. None ugereranije nk'ubu ngubu hasigaye kangahe, habaye kangahe kugira ngo batsindwe burundu gatatu bigere? Ubundi rugira nibyo bavuga ngo ingabe so cyangwa imana so. Rugira nyine n'ubundi rugira ima. Nibyo rero mu bwiru bise rugira, ariko ubundi bivuga ni nko kuba u Rwanda rw'ingaruramuco, umuco mu yandi magambo. Ubundi se buri ingabe siyo rugira? Niyo rugira. Noneho iyo bavuze ngo ingabe ni nko kuvuga ngo ingabe mu isi mu yandi magambo. Ingabe rugira. Ingabe rugira. Mu bwiru ni nko kuvuga ngo ni ukugaruka kwa Kanyarwanda. Cyangwa mu yandi magambo kugaruka kw'ibyiswe ibyo mwita universe, ni nko kongera kwisubiramo kw'isanzure, byongera kwerekana aho uruziga rwatangiriye rw'ibintu. Umva kandi. Yego. Rugira uribuke ko igihe Gihanga nyine yugariraga ubwiru yaraze Kanyarwanda amuraga ingabe rwoga ari rugira. Yego. Noneho umushiki we kandi rugira burya iba ari imfizi. Yego rwose. Noneho iteka imfizi igira ingizi. Yego. Ari sumba yayo. Buriya aha mushiki we Nyirarucyaba akamanza akamwambika umwishywa akamutera imbazi bakamusiga amata hose. Ni nkaho we yarabaye isumba ya rugira. Yego rwose. Wava kuri nkota ya Menge. Yego. Uriya wayita isumba, noneho rwoga aramuragije yamuhaye ikaba ingabe. Yego rwose. Ni nkuko Nyirarucyaba yarabaye isumba Bigahima abaye imfizi. Nibyo biza kugereranywa. Noneho uzumva ko inka za Gihanga ngo zazifite imfizi yitwa rugira n'isumba yayo yitwa ingizi. Ibyo nibyo bigereranywa rero na Nyampeke. Nyampeke bivuga mu nda y'isi muri Nakowa kwa Gasani Nyirankuba. Noneho aho ngaho mu ruhamagaro rw'ingoma zose kuri Ngabwe ni kwa rugira. Hariho kwa Shyerezo. Ariko aho niho bahurira n'ubundi muri icyo gikingi. Ndavuga ngo negative na positive naho zihurira hakaba ima. Ni nayo mpamvu habaye kuko abakobwa no kuko abahungu. Aho niho biri guhurira. K'abakobwa n'ak'abahungu iyo bihure kimwe kiba gihagarariye muwe cyangwa se kuramo, indi hagarariye guteranya cyangwa se mu yandi magambo. Harya intego. Yego. Intego y'umwe ya Menaganza. Yego. Ijyanye n'ak'abahungu cyangwa n'ak'abakobwa? Menaganza yo ijyanye n'ak'abahungu. Noneho iyabira rijyanye n'iki n'ak'abakobwa? Ijyanye n'ak'abakobwa. Urumva ko rero ni bwa bwiru bwimukiye aho ngaho, ubu ngubwo bw'ingizi n'isumba rugira n'ingizi ubwo bwabereye Buhanga
yego bwiyerekanira muri nakowa kagasara nyina nk'abakobwa ubwo ni mu nda y'isi yego muri nakowa noneho no kwashyerezo aho ngaho mu rugo rw'abami bikigaragaza uko twagiye tubibona twarabibonye yuko birari impamyantego ni uko abakobwa noneho menaganza kuko abahungu bikaba bigarutse aho ngaho nyine positive na negative bihuriye bakaba muri ima nibyo bivuga mage gasani prince muweshyerezo prince gasani aribyo bivuga ngo noneho bivuga ngo rurema mu Rwanda rero 165 165 rurema mu Rwanda wakongeraho gisa cyangwa ishi iri mu nduga 35 cyangwa wakongeraho ijambo niri ariko niri itavugishije ri itavugishije wakongeraho niri ariko iri yarande itavugishije niza ikaba ari bazina wa gisa ikaba ari bazina wa jambo ishi ikaba ari bazina w'ijambo ibaho wewe nitubona nitwinjira neza mu bintu turabona witwa gisa yego wo muri iryo juru rya Kamonyi n'ubundi yego ariho komoka yego muri iyo ntanga nyine y'Uruyondo yego tuzabona neza ko ubundi yitwa gisa Emmanuel yego rwose biratangaza ko Emmanuel wari umutabazi wagaragaje muri Isirayeli Yesu kamerano yego nawe yiswe Emmanuel gisa Emmanuel biratangaje muri utangaje ibyo tuzabibona kwabyo ariko abantu babyumva ko turi mu bwiyi abanyarwanda nibamenye ko bambaye ikirezi bamenye yuko kera kandi kirezi bivuga uhoraho niwe mubwiru wiswe rwogera ni umubare 84 bivuga inganzo noneho iyo uvuze rero uzanye ngo irage aribyo FPR ugashyiraho niri noneho ukayivugisha cyangwa se irage kamara ukongeraho gahima cyangwa se irage 39 nukuva fata iyo ibyo biteranije uhita ubona rya jambo ryitwa umurage wabona ijambo noneho bivuga ngo Kigali niri ariko itavugishije cyangwa Kigali gisa uhita ubona 84 wabona ijambo Paul gisa uko byandikwa ko byandikwa 40 cyangwa se abiru gisa 49 aribyo byiswe bwimbamo muri bariya bamanuka b'imishumi mu bimanuka by'umushumi 49 ugashyiraho gisa 35 uhita ubona 84 bivuga uhoraho cyangwa se bingana n'ijambo rwogera noneho uyishyizeho rero igisekuru rero cyangwa se urumuri 116 cyangwa se bivuga ingabe roho cyangwa imana roho ubwo uhita ubona bivuga imana yibanze imana yibanze ubona 116 wakongeraho 84 ugahita ubona ya 200 yego rero tuvuge ibyo turabigarukaho cyane yego no kubaza ubuti impamvu huza Paul na Gisa yego ibyo turabikoza kwabyo yego rwose reka byo tubitambutseho nuko n'urumuri murundi mu yandi magambo n'urumuri murundi rumurikira bene irage bene imana kugira ngo turebe ikirezi cyacu tumenye ko kera kigiye kwerera mu birere bine by'isi by'amahanga icyo tuba tubonye tuvuga aho ngo ugiye ingabo mu ngabo zaba zigeze mu bwatsi bwateba bagwe mu ngabo yego ngo iyo zaba ari insiri yo gutsindwa no gutsiratiza mu ngo n'urubyaro rwe uzatsindwa burundu na rugira gatatu yego rwose urwo rugira gatatu ni uruhe urugira rimwe ni uruhe urugira kabiri ni uruhe urugira gatatu ni uruhe ubibashije ne ubundi rugira nababwiye yuko bivuga imana so yego imana so bivuga umuco ni ukuvuga ngo hari umuco abakurambere bacu bakuraga mu mana kamerano uwo ukaba warabungwabunzwe n'ubwiru bwayobowe na Gahima Kibamba hakaba n'umuco wayoboye abakurambere bacu kuva kuri Gihanga kugera mu bandi
hakaba n'umuco wabashije kugenda noneho mu buryo bw'ubwira mu yandi magambo muri twebwe, ariko uza kubuzwa no guhagarikwa mu gihe twayobotse umuco w'Imana karemano ya Isirayeli. Uwo muco rero urabikwa, nicyo gituma wiswe ngo baratwitije. Ariko mu bwiru hano niwe bitaga rugira, aribyo bivuga Imana so. Wewe wanawita umugira rw'Imana ya Oni. Umuco w'Imana ya Oni mu yandi magambo nibyo twayobotse. None uyu munsi wa none twongeye gukomorerwa inyenyeri iri kumurikira muri minuba umwe, itwereka yuko dukwiye gusubiza agatima impembero tukubakira ku mateka muzi yacu. Genda bona noneho reka uko mbona ngo ruzatsindwa burundu n'urugira gatatu. Yego. Ibimanuka by'ibanze ntibyabashije gutsinda. Yego. Mu ngwe n'urubyaro rwe. Yego. Ibya kabiri nabyo byagize ikibazo biratsindwa, rubyaro mu ngwe na rubunga baraza baratsinda banirukana Rugwizakurinda mu gihugu. Yego rwose. Mbona ibimanuka bya gatatu aribyo rugira gatatu. Yego rwose. Ari ibyo ngibyo byatangira Inyampeke, ari byo nyine biri mu rugaba mu ngabo, ingabe mu ngabo. Mbona aribyo inshuro ya gatatu. Wenda twabivuga mu ndi buryo ibimanuka bya gatatu bigomba gutsirakiza mu ngwe n'urubyaro rwe. N'ubu buyobozi bumurikiwe n'iyi nyenyeri yo mu isanzure ishumbwe n'irage kamara. Irage ni kuko numva niba twaravuze nyine irage rya Kibamba Yuhi. Yego. Irage rya Yuhi Gahima. Yego. N'irage rya Yuhi Kanyarwanda ariyo myariko itatu ihwanye nyine 39 kuba gatatu 17 niyo twabonye ya ndunduro nyine. Yego rwose. Urumva twabonye ya ndunduro, twabonye iherezo. Nuvuga ngo niho gutsirwa no kwiherezo ry'ibyo ni ku kimanuka bya gatatu. Kuko iyi rugira igira gatatu nitutabasha kuyinjiramo 200 kuri 200. Uzatungurwa n'umucyo w'inyenyeri y'isanzure igira ngo itwereke uko dusubiza agatima impembero. Kongera kubakira ku mateka muzi yacu ya bene irage bene Imana. Aho rero niho ibyari inshoberamahanga byahishwe tuzajya tubisiganurirwa n'iyo nyenyeri yo mu rugori yavuze ngo nzabagarura mu rugori. Niko yahize Rugwizakurinda mbere uko aza mu buzima rwa Mutanira. Ngo ngiyi iryo itsindwa ry'urubyaro rwa Mungwe rwagarutse mu nganzo rwambaye izina nyo by'amarari ya Rubunga. Yego rwose. Rubuyerezwa no kubuza amahwemo bene irage bene Imana babayobereza mu nzira z'ibisekuru bitagira urumuri. Ugataba sekuru bacu kwa kundi tubivuga abashyirezo akazi kugira ku Mana batuzanira ibisekuru bavuga ngo ni nahayo cyangwa ni Nyirishema Celestine ngo ni umutagatifu ntazi aho azimirira. Yego. Nawe kwitwa Yowasi ngo umutagatifu Yowasi mu bisekuru by'abandi bantu wowe yiyomutseho ukibagirwa ibyawe. Yego rwose. Kandi twabonye ko atari ibisekuru rumuri ahubwo urumuzi ufite aho uzimirira mu Mana karemano. Yego. Itari Imana kamerano. Nuvuga ngo icyo gihe rero iyo wambaye ibindi bisekuru uba wiziritse ku mwijima. Ngo ati mwana wanjye ariko haravuze ngo ngire igitsindwa ry'urubyaro rwa Mungwe rwagarutse mu nganzo rwambaye izina nyo by'amarari ya Rubunga rubuyerezwa no kubuza amahwemo bene irage bene Imana bayobereza mu nzira z'ibisekuru bitagira urumuri rwo mu Mana kamerano yo mwibanze rya byose na bose na twese. Yego rwose. Ati mwana wanjye Nkubitoyimanzi uzabahanikire umva ko yababwiye amutumye. Ati mwana wanjye Nkubitoyimanzi abo barubunga ngo uzabahanikire ubwiro mu ruhame no mu ruhamo rw'umuryango. Yego. Aho badashyikira ngo kugira ngo bene kwihanika bihanikiye mu rwinjiro. Yego. Nisohoka bazasohokere mu mbeho y'umuyaga w'ishuheri ya rurenge ruzarengera bene irage bene Imana. Kandi bene kwanga inganzo y'ingabe kamerano. Yego. Bazatahe nka mba. Yego. Ngabe na mba. Vuga icyo batahana. Yego rwose. Kuko uzashoberwa
bene gitera kuko bazaterwa amabuye ku manywa y'ihangu rihangura ababisha batindi barwitisha twabonye ko umuhango wo gutera gihanga ku manywa y'ihangu. ni nayo mpamvu buriya abantu benshi ntabwo bazi igituma mu kuri Nkubitoyimanzi yahanikiye ubwiru ku manywa y'ihangu cyangwa se mu ruhame, aho bise mu Kadomo i Nyanza mu bwatsi bwa se mu Gakenyeri, ariho bari birukanye Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa, ariho bise mu Kadomo. Amasezerano hano mu Kadomo mu Gakenyeri kuko i Nyanza bivuga mu Kadomo. I Nyanza bivuga mu Kadomo n'umubare 86. Ndahindurwa i Nyanza bikavuga 200 kandi ikaba ari mu Kadomo. Kandi Kadomo kayima. Mwima na mushiraro. Ni nayo mpamvu yaruhanikiye yaruhanikiye ubwiru yabuhanikiye mu ruhame rwa bose. Nuko yakurikije inda ibyo yamubwiye ati kandi uzabuhaniki. Yaje kubuhanikira mu ruhame koko nibyo ugiye kutubwira. Yego. Ni gute yaruhanikiye mu ruhame Nyanza? Nuko yaruhanikiye mu ruhame rwo hagati y'abera n'abirabura. Arukira rero mu ruhamo. Murabona mu ruhamo rw'umuryango. Buriya nta muntu ujya yinjira mu nzu atanyuze mu muryango. Ni nko kuvuga ngo kamera y'Imana cyangwa se ijisho ry'Imana rimwe rirora rimwe. Byari rigiye mu ruhamo rw'umuryango aho uzinjira hose. Waba warigiye iruhande ariko ijisho ryahanikiye mu ruhamo riri hejuru yo mu rugori. Rizagaragaza ukuri kwahishwe mu Kadomo i Nyanza igihe amasezerano yose azaba agarutse mu nda y'inyoni. Ni ukuvuga mu yandi magambo ni nk'aho kamera y'Imana cyangwa se karame cyangwa mudahishwa y'Imana. Ese bivuga kamera ubuvuga iri yifotora cyangwa uvuga kamera nko kumera na kamera? Ndavuga ubundi kamera niyo karame. Uruva kamera nka pareye? Ndavuga nka kamera nk'urumuri mu yandi magambo rudahishwa. Ndavuga ni kamera y'ikinyarwanda kamera na kamerano cyangwa uruvuga kamera nka pareye yifotora? Ndavuga kamerano. Nk'ikinyarwanda. Ireba yego. Ndavuga kamerano. Niyo twita karame ni nko kuvuga ngo karame inyenyeri twaje gushaka uburuhukiro twaje kwitorora. Aho rero niho abenshi bavuga bati bazabashe guhanikirwa mu rwinjiro. Ni nko kuvuga kuyoboka nyine abatwitije tukumva ibisekuru byabo tukumva amateka twebwe bakatubuza ibisekuru byacu bakavuga ko byari iby'abapagane batazagera ku Mana. Baratwitiza imyaka runaka 90 irashira. Cyangwa 100 n'indi. Reka tuvuge 90 kuko niho umwana wagombaga kuvunyisha rwa rumuri rwo mu ruhame. Agapfa mwiterura yagombaga gupfa 90. Nirwo rwongeraga kutumurikira mu mateka. Uyu munsi none tukagenda twongera dusubiza agati n'imembero tureba tutari ko umuco wa kera wagendaga wabaga mwiza hanaha. Noneho wamurikirwa na rwa rumuri rwo mu ruhamo. Urabizi ko mu ruhamo byagaragazaga kwerekana yuko abami bacu batekaga ijabiro. Ni ukuvuga umugabekazi yabaga ari ibumoso ahagarariye k'abakobwa, noneho umwami ahagarariye k'abahungu, hagati hari inkingi. Aho rero hejuru mu ruhamo rero niho habaga hari cyangwa mu yandi magambo inyenyeri cyangwa urumuri ruzajya rutuma wibuka noneho ko mama wawe cyangwa nyoko agufatiye iby'iburyo, aricyo gituma umwami yatekanaga ijabiro kugira ngo amurikirwe n'iyo nyenyeri. Yatekanaga ijabiro n'umugabekazi, ari byo bivuga ugiye mu mwanya wa nyina cyangwa nyina bwite. Mu yandi magambo wamuhaye gisa, ari byo bivuga amata cyangwa amashereka. Ayo mata rero cyangwa gisa cyangwa amashereka niyo yagombaga kongera kumubera urumuri rw'inyenyeri zamucyura mu ruguri. Anyuze noneho muri Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa warinze iyi gakondo kugira ngo noneho imyaka yose n'inka zose zarishije ubwatsi bwa hano buzamukomorere cya gihugu gitemba amata n'ubuki.
ubwo rero tujye bivugaho yego urumva ko ari byo yamubwiye nyine bijyanye n'inzira z'ubwiru kandi abirakomeza kubyo bakora bijyanye n'iri jambo yego rijyanye n'irivango nyine mu mwana wanjye Nkubitoyimanzi uzahanikira ubwiru mu ruhame yego no mu ruhamo yego rw'umuryango kugira ngo bene kwihanika bihanikiye mu rwinjiriro yego ubwo n'abazungu binjiriye u Rwanda muri make uzareke binjire ngo muzabereke binjire mu nzu yego ariko ubwiru bwaryo uzabuhanikiwe hejuru aho umutwe utagera mu ruhamo rw'umuryango bazinjira mbareba bazagaruka mbareba nabo batoje kwiga u Rwanda bati twarasohotse twizeye nisohoka bazasohokere mu mbeho y'umuyaga bazasohoka nabi mbese kandi uwo muyaga ni uwa rurenge twavuga ngo ruzarengera bene iragi ariho iye nyine yanamubwiye Rugwizakurinda abwira ati nibanga ko nshyingurwa ngarurwa mu gakenyeri nzahinduka umuyaga rurenge yego rwose ruzarengera bene iragi bene imana nzagaruka mpindisha isi umushyitsi ngo kandi bene kwanga inganzo y'ingabe kamerano bazatanka mba ariko urabona ngo uzahanikire ngo ubwiru mu ruhame rw'umuryango urabizi ko mbere ajya gutabara ajya kugwa kwa Mungwe yego Rudahigwa yego ubwo yagiye kugwa i Burundi nibwo yateranije abantu avuga byinshi ati uzi amagambo yavuze sinzi wibuka yego yavuze ati rero ati banyarwanda ati nababwiye kumfasha u Rwanda yego murango bwavugaga abarozi bo mu kirambi bene Gahinduro n'abandi bose bandi bagiye bifatanya na Rubunga yego rwose ati muranga ati ndaruterura ndugeza ku mavi nimwamfasha basabye kumfasha nanone ndaruterura ndugeza hano ku mutima yego muranga yego mwanze ndongera ndaruzamura ndugeza hejuru y'umutwe yego urumva ngira ngo niho waje kwitwa kuruhanikira ku ruhamo yego rwose ndugeze ntimwamfasha ati ariko noneho nsize ndumanitse yego ndagiye nsize ndumanitse uzarumanura azaba ari umugabo w'impangare yego rwose uzi ko ibyo byakurikiranye n'umuhango w'ibintu tuziranyeho yego yasize arumanitse nyine si amagambo gusa nuko yarumanitse birazwi yego mu bikorwa yego ariko urumva ko niyavuze ngo uzarumanikire mu ruhamo no mu ruhame ari ibyo yakoze ku ruhamo ari n'ibyo yakoze mu ruhame avuga nayo mu magambo ati ndagiye nsize ndumanitse yego uzarumanura azaba umugabo w'impangare yego rwose ayo niyo magambo buriya ya nyuma Rudahigwa ajya kugwa i Burundi ni nayo mpamvu abwiye Sebidegede wa kabiri wahaye Sebidegede bya gatatu yamubwiye ati bari mu gisi cyahuye aramubwira ati umwana uzagutumikira abandi bagutenguye uzamuhere ububwiro mu mwugariro wa Ruganda kandi ibyo byasohoye kuri abari kubyumva babyumva n'ubwo yego rwose niba ngo amagambo y'icyo gihe yego hariho arabasohorera mu matwi niyo mpamvu badashaka kubyumva cyangwa bagatinda kubyumva bazatungwa amabare banga yaba bangiye muri iyi mibiri twambaye azatungurwa natungurwa nibwo umubiri uzarushaho cyane kwibona mu kaga katigeze kabaho kuva isi yaremwe kandi gihanga bintu nta burengezi azakora na gihanga muntu nta burengezi kereka imana gihanga roho yonyine aribyo bivuga ibanze kongera gusubiza agati n'intembero mu ibanze ukamenya ibyabangiwe kuko abakobwa ukamenya ibyabangiye kukanyamugigo kuko abahungu noneho ugakomorerwa guhamya intego nka Birari na Menaganza ba Kazi akaba uwa Kizira, Kizira akaba uwa Gisa, Gisa akaba uwa Randa, Randa akaba uwa Merano, Merano akaba uwa Kobo, Kobo akaba uwa Kijuru, Kijuru akaba uwa Kimanuka, Kimanuka akaba uwa Kigwa, akaba uwa muntu akaba uwa Kigwa ari we Sabizeze. Ngombwa ngo garuka ku Mana Kamerano Sabizeze vereye mu gikingi muza bikingi cy'umwami Imana inkubashyerezo
mwa gakondo ya Nyirankuba Gasani Gasengo k'i Rwanda. Naho mu ruhamagara rw'ingoma hagomba gutanga uburuhukiro haba mu babayeho abariho n'abazaba konyine nta handi niho mwibanze bya byose na bose na twese mu bihe bidashira. Tuvuge ngo amina noneho. Bihora bityo rwose. Reka tube dusubikiye ahangaha. Yego. Tuzakomereza aho warugeze. Yego. Hajyanye n'ibyongabwa ngabirano yagombaga kubitswa, yagomba kujyanwa mu gisi cya Huye. Aho vuze Sebudege bya kabiri yagomba guherwa ubwo bwiro Nkubitoyimanzi mbere uko ajya gutabara i Burundi, kandi akazagomba kubigeza kuri Sebudege bya gatatu kugira ngo nyine ibijyanye n'ubwo bwo kugira ngo ingenzamunwa mu gisi cya Huye mwabengizaje ingenzamunwa zataha amaramasi. Kandi nabwo Sebudege wa kabiri yabona amasezerano agarutse agiye yenda kugaruka mu kadomo, agahita ajya kuba amakoma asasira y'amakombe azagarurira ajye mu nda y'inyuma y'inyoni. Kandi ibyo byabaye yashize imyaka 360 tuvuye kuri Mazimpaka, hagomba kwiyongeraho 6 kuko ni 2014 na kane harya irangije y'u Rwanda yagomba kugaruka 2016 na 2017 agashyira imyaka 6, ubwo ni imyaka 336 tuvuye kuri Mazimpaka, ariho huzuye n'ubundi 6 na 336 uvuye kuri Kibogo. Nibyo rwose. Ubwo ngabirano ikaba yarahawe Sebudege bwa kabiri ku gisi cya Huye, bitegerejwe ko ingabwa ngabirano izashyikirizwa Sebudege bya gatatu. Nawe bari ku mwugariro wa Ruganzu mu bigeme bizagemura bene Imana inzira zo kwisazurira mu kuri, ubwiru bwo kubashoboza kubakomorera kwisazurira mu kuri. Ibikaba rero ari by'uyu munsi wabyumva ukica amatwi, ubwo watungurwa ntuzavuga yuko isanzure ritigeze ritanga urumuri runyuze mu mirasire ine na wa muyaga wa Rugwizakurinda rwa Mutaneshwa cyangwa se wa Rurenge uzunguza ibendera ry'u Rwanda mu mirasire 20 ninde yitwa izuba, aribyo byiswe rwamba rwambitse u Rwanda kwera mu birere bine byiza. Yego. Reka duse n'abahagarikira ahangaha. Yego. Ibindi tuzabikomeze cyangwa se n'ufite n'umwanya mbere tubikomeze. Wareka tureke n'abandi babashe kubyuza basubire mu mateka muzi y'u Rwanda, hanyuma abisoba bizabe ngombwa ko basiganuza ibyasizwe n'abareba kure babivuze. Ingoma ibana ingoma ihani hanura, ingoma ikundwa kaza, ingoma Rwanda, ingoma iraza mutishizwe hejuru, Rwanda uri hejuru, nawagushyira hasi kukwaba we bakuzamuye. Ingoma ingoma inyembaraga kandi ireza, ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda, nawarwanya umutima w'Abanyarwanda ngo atsinde niyatsinda we. Ingoma inyembaraga kandi ireza, ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda. Komeza ntwari, komeza utsinde, ni wowe ngabikinga, ntugatinye ntukagwabire, horana ikuzo, urinze ubumwe, urinze inyigo, ufatiwe iburyo, ngaho kora, ngaho komera uhashye ibigwari. Ingoma ingoma inyembaraga kandi ireza, ingoma igatsinda, ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda.
ingoma ibwiza ingoma i Rwanda ngwino dutarame ingoma yogere ingoma ibwiza ingoma i Rwanda ngwino dutsinde dukotane ntihagire usigara nta muto muri twe nirumena cyangwa ishyaka ntishyikirwa kurya ari rwasamirera baririmbamo inkoro n'amahanga yajya ari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanye imana y'imanzi yayigize ingabo urwego batarivuga n'ishyanga kurya ari rumena cyangwa ndayikunda indatirwa mihigo inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikije rwasamirera ntirahakana abagabo kurya ari indatirwa bahize tukivugamo imihigo rwa mirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde niyatsinda we ingoma isa ingoma inyembaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose niy'abanyarwanda nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde niyatsinda we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde niyatsinda we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we warwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde
ingoma ibana ingoma ibanisha ingoma ihani hanura ingoma ikunda ikundwa kaza ingoma irwanda ingoma iraza mutishizwe hejuru Rwanda uri hejuru nawagushira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma ingoma yembaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose ni y'abanyarwanda nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde ntiyatsinda we ingoma yembaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose ni y'abanyarwanda komeza ntwari komeza utsinde ni wowe ngabikinga ntugatinye ntukagwabire horana ikuzo urinze ubumwe urinze inyigo ufatiwe iburyo ngaho kora ngaho komera uhashye ibigwari ingoma ingoma yembaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose ni y'abanyarwanda ingoma ibwiza ingoma irwanda ngwino dutarame ingoma yogere ingoma ibwiza ingoma irwanda ngwino dutsinde dukotane ntihagira usigara nta muto muri twe nirumena cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya ari rwasamirera baririmbamo inkoro n'amahanga yajya ari rwagiriza maze ntigira inkiko bakikanya imana y'imanzi yayigize ingabe urwego batarivuga n'ishyanga kurya ari rumena shyanga ndayikunda indatirwa mihigo inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikije rwasamirera ntirahakana abagabo kurya ari indatirwa bahize tukivugamo imihigo rwa mirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde ntiyatsinda we ingoma yembaraga kandi neza ingoma igatsinda ingoma yogere hose ni y'abanyarwanda nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde ntiyatsinda we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde ntiyatsinda we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde oya nawe we nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo atsinde